nishimiye kubana namwe mu uyu mwanya wo gusenga. Wahisemo neza kuza mu nzu y'Imana, kandi ibibera hano byose nibigamije kutwubaka kugira ngo turusheho gusa na Kristo. Ndashimira abashumba bahisemo ko naza gusangira namwe ijambo ry'Imana. Umuntu iza amashitu yabaye. Nagira ngo dusome Luka 11 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Luka 11 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Luka 11 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Aravuga ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe wo mu bigishwa be aramubwira ati, databuja twigishe gusenga nkuko Yohana yigishije abigishwa be. Databuja twigishe gusenga nkuko Yohana yigishije abigishwa be. Arababwira ati, nimusenga mujye muvuga muti, data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uko bukeye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi, utubabarire ibyaha byacu kuko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose, kandi ntuduhane mu bitwosha. Amen. Amen. Nishimiye kubana namwe, tugiye kuganira ku gusenga. Ndabizi ko hano muri abanyamasengesho b'umwuga, kandi mugerageza kuba waje kwirirwa imbere y'Imana nta kuzigera ubyicuza. Nagira ngo mbabwire utuntu tugaragaza ko abantu basobanukiwe gusenga nabi. Gusenga ni byiza, ariko ni byiza ko dusenga mu buryo buri bwo. Abantu benshi basobanukiwe gusenga nabi. Iyo urebye mu karere k'ibiyaga bigari, abantu benshi basobanukiwe gusenga nabi. Icyambere kigaragaza ko twasobanukiwe gusenga nabi, abantu basenga kuko babuze uko bagira. Abantu basenga kuko babuze uko bagira. Ukumva umuntu aravuze ngo ngewe narasenze, ngo ndasenga ngo Imana yanga kunyumva. Ni ukuri Imana yagize neza kwihisha, yiza nko kwigaragaza. Bamwe bari kwitwara mu rukiko, abandi bari kuyirasa, hanyuma ihitamo kujya hatagaragara ikayibikemurira aho tutareba. Ariko iyo umuntu avuga ngo narasenze ngo hanyuma Imana ntirasubiza, hari ikibazo kiba cyarabaye. Afite ntabwo yagiye gusenga, yagiye kuganya. Kandi kuganya ntabwo ari ugusenga. Nta sengesho Imana idasubiza, ahubwo ni ukwibaza twasenze mu buryo buri bwo. Hari igihe umuntu agenda akiganyira akavuga amaganya ye, ariko atasenze. Ijambo rivuga ngo ntimukiganyire ryanditse muri Bibiliya inshuro 350. Ijambo ribuza kwiganyira ryanditse muri Bibiliya inshuro 350. Hanyuma igisobanuro kiri ukuri cyo kwiganyira ni ikihe? Ni ukubara ibyo ukeneye ukuye mu Imana, kandi ariyo muterankunga wawe. Nicyo gisobanuro cyo kwiganyira. Kwiganyira ni ukubara ibyo uzakenera, ibyo ukeneye ukuye mu Imana. Kubera ko Imana ntireka gusubiza umuntu n'umwe, ahubwo ni ukureba niba uburyo dusenga aribwo biri ukuri. Babwire ururimi Imana yumva. Imana yumva ijambo yandikishije. Iyo ubwiye Imana ngo wavuze ngo ntutinye ndi kumwe nawe, wavuze ngo ntabaza ndagutabara, ibyo bintu byumva vuba kuruta kubwira Imana ngo Mana ndapfuye, nta minervare, imyenda yanshikiyeho, basohoye mu nzu, ukavuga amaganya ugataha. Iyo umuntu avuga ngo narasenze ngo Imana yanga kunyumva, bavuze iki? Nuko yagiye kwiganyira. Icya kabiri kigaragaza ko twasobanukiwe gusenga nabi, abantu basenga kuko nta kindi bafite bakora. Ntabwo maze imyaka myinshi nkijijwe, nakijijwe mu minsi ishize muri 86. Igihe nakizwa icyo gihe nasenganye n'abantu benshi benshi. Hanyuma ikintu kimbabaza ni ukuntu umuntu asubizwa ntazagaruke, cyangwa akajya aza bigoranye, twabanje kwinginga ngo yarasubijwe, ngo ari busy. Umuntu aratwita akazagaruka ari uko indi maze amezi nk'atanu. Yabona akazi ntazagaruka imbere y'Imana. Abantu bazi Korea y'Epfo, Seoul, hari umukozi w'Imana yitwa Yongishu yabwirije ubutumwa bwiza bwuzuye ukora ku bice bitatu: umwuka, ubugingo
hanyuma abantu be Imana yabahaye umugisha ku rwego rw'isi, afite abahegwe ku rwego rw'isi basengera iwe. Si ikintu gitangaje, saa 9 y'ijoro Sewuru haba hari ambuteyaje itabaho y'abantu baje gusengera kwa Yongisho. Urusengero rwe rwakira abantu 10,000 bicaye neza, ariko mu gitondo kuva saa 9 y'ijoro baba buzuye abandi bahagaze. Hajya wowe habaye ariko tuzi gukira kabisa, nzi tuzi gukira ku byo twumva tudakeneye Imana. Nyine twayisenze cyagiye twari dufite akanya umwanya wose, ariko iyo umugisha umaze kuza, iyo tumaze gusubizwa, nibyo bigaragaza niba warasenga Imana kuko wayimenye cyangwa wagira ngo igutabare gusa. Kubera ko ukwiye kubonera Imana umwanya mu gihe cyose, kuko wavuze ngo nzaba umukristo mu bintu byose kandi kuzageza gupfa. Imana gutusubiza ntacu yitwara, ahubwo ikibazo izakomeza kukubona, uzakomeza kujya imbere yayo, uzaba ufite umutima uciye bugufi nka wa wundi wasenga na cagiye. Abantu benshi basenga kuko badafite ikindi bakora. Hanyuma icya gatatu kigaragaza ko twasobanukiwe gusenga nabi, abantu benshi bazi ko gusenga ari ugucuruza n'Imana, yani aba ari imibyizi yakoze, akaba agira ngo imibyizi yakoze iminsi myinshi yasenze n'izatuma asubizwa vuba. Ntabwo ducuruza n'Imana, nta nubwo isubiza ihereye ku mibyizi myinshi wasenze, isubiza ku bw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo zitarondoreka. Ni byiza gusenga cyane, ariko nanone si byiza guhora urata ko wasenze iminsi myinshi. Hari igihe umuntu asenga myinshi ariko waza gushaka ikirimo muri iyo minsi ugasanga biri empty, nta kintu kirimo. Ntibyatumye uvuga neza, ntibyatumye wiga kwihangana, ntibyatumye uca bugufi. Gusenga bitaguhinduye byakumariye iki? Ushobora kuba ari ubwinshi bw'iminsi, ariko kirimo imbere kitari ukuri. Hanyuma abandi bajya gusenga kubera agahinda gakabije. Ubuhungiro bw'ibikomere ni bune: ni inzoga cyangwa ibiyobyabwenge, ni ubusambanyi cyangwa se umuziki. Ubuhungiro bwa kane ni amasengesho. Ikintu kizakwereka ko umuntu asenga kubera agahinda gakabije, abaho ubuzima budafite equilibre. Ntazi umwanya w'urugo, ntazi umwanya wo gushaka ubuzima n'umwanya wo gusenga, ahita ahengamira ahantu hamwe. Birababaje ko kuba amasengesho nayo ari kimwe mu buhungiro butari ukuri bw'abantu bakomeretse. Uzasenge ariko ujye ureba niba ufite equilibre mu buzima, kubera ko hano niho gusa ushobora kwiyumva neza. Iyo urenze uriya muryango agahinda kawita wongera ukakakira. Hano baba bashizemo indirimbo baririmba bisa neza, ariko iyo utaje, iyo uri wenyine wumva umerewe gute. Gusenga ni byiza ko dusenga, ariko ni na byiza ko tubaho ubuzima buri equilibre, ni byiza kurutaho. Hari abandi rero basenga, niho ndavuga abantu basobanukiwe gusenga nabi, bagasenga ibintu bibatera ubwibone. Umuntu agakuramo gucira abandi imanza. Ariko ndiragira ngo nkubaze, ninde yakugize maniye ko bakizwa n'abadakizwa? Wabanje ukagwana n'ibyaho nabyo ko bitoroshe. Utakurusha gusenga ntakagutera ubwoba, bayapimisha iki mwaka byarabwo. Abandi basenze uyamenye undi ukumva aravuze ngo wenda gusa imodoka agahita yandikaho ngo gusenga. Basenga ingahe ngo bagura imodoka? N'abantu basenze ariko mu buryo bubatera ubwibone. Hari n'abandi basenga kubera ubuyobe, akavuga tumva Mana nije imbere yawe, urabikora cyangwa ndapfa. Mu by'ukuri bene ibyo ni ukwiyahura. Hari n'abatubaha idarapo y'igihugu, n'abadafata irangamuntu, n'abatikingiza, n'abakora ibi kubera ko, kandi bakavuga ko ari kubera gusenga. Rimwe na rimwe biba biri mu buyobe. Hari n'abasengeshwa n'ubwoba rero, akajya mu itangazamakuru akumva igitangazamakuru ryavuze, agahita ajya gusenga ahereye ku by'itangazamakuru ryavuze. Ntabwo dukwiye gusengeshwa n'ubwoba. Ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, twahawe umwuka w'imbaraga.
kubera ko twebwe nta nubwo duhera ku byo siyansi ivuga, ntabwo dusenga dushingiye. Siyansi ntiyemera ko sida ikira, ntiyemera ko diyabete ikira, ariko Bibiliya iravuga ngo muzarambike ibiganza ku bagwayi bakira. Ubu hari abantu Imana imaze kugirira neza hano kubera ko basenze. Hanyuma hari n'abandi basengeshwa n'ubugome. Rero nari mvuze ngo ubugome, uzi ko Yezebeli yagira abanyamasengesho biyiriza iminsi 3 bashaka kwica Naboti. Kera nigeze kujya gusengera ahantu ku musozi bicemewe, ubu ntabwo byemewe. Hanyuma wari umusozi bazamuka amasaha 2, mbona abantu bazamuka bikoreye amabuye, ntekereza ko ari umushinga w'inyubako hejuru, ariko nari naniwe ku buryo nta kwikorera ibuye. Noneho turazamuka, tugeze hafi kurangiza umusozi, mbona abantu batangiye guhirika amabuye, umuntu agafata ibuye akaritongera. Wabuye we, uko ngo uhiritse utazagaruka, niko mpiritse umugabo wanjye yanzengereje. Umugabo mwabyaranye ukamuhirika. Mana, iri buye ni umushumba wanjye, muhiritse ku ntebe. Abantu ni babi ku buryo bashobora gusenga amasengesho yuzuye ubugome. Naragwaye ntibasuye. Hanyuma se abantu ngewe ngisinzi niba ari kubera kwanariza cyane, ariko nyene nta utanga icyo adafite. Umuntu najya guhimba indirimbo azahimba uhereye ku bubiko bw'umutima we. Hanyuma najya hari abantu basengeshwa n'ubugome. Umuha 5 agahita agenda akayacukurira akayataba kandi akagutongeraho ibintu bibi. Hanyuma ikibabaje noneho kuruta ibyo byose agahita azahana akabyirata. Dufite n'abahanuzi bafite umutima wuzuye ubugome. Iyo Imana imweretse ikintu kibi ku muntu cyangwa ku bantu, ahita avuga ati Imana uzabisohoze ubereke ko mpanura koko. Uwo mutima ntabwo ari uwa Yesu, umutima wuzuye ubugome gusa. Yani ufashe amazi hano meza, hanyuma ukayanyuza muri twiyo yanduye irimo umugese, produit fini uzabona hano ni amazi adasa neza. Imana ishobora kuguha impano ikaguha ubuntu bwayo, ariko niba binyuze mu mutima wakomeretse, mu mutima wanduye, ibyo tuzabona hano ni ibintu bitari byiza. Hanyuma inkuru nziza n'ubugome nabwo Yesu arabukiza. Hari n'abandi basengeshwa n'ishari, akajya avuga ngo Mana, abo tungana bavyaye kabiri, abo tungana barashatse, abo tungana baguze imodoka. Ndagira ngo mbibutse ko ubuzima atari amarushanwa. Gerageza ube wowe. Hanyuma kubaha Imana yo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. We kubaho ukompeta n'abantu. Abandi n'abandi ibyo bagezeho cyari igihe cyabo, nawe igihe cyawe kizagira. We kubaho ufite umutima wuzuye ishari. Hanyuma babwiye ibintu 10 nyene bigaragaza ko abantu benshi basobanukiwe gusenga nabi. Hanyuma ninde ukwiriye gusenga? Ninde ukwiriye gusenga? Mwibuke ko turi ku ijambo rivuga ngo twigishe gusenga. Yakobo 4:7-8 haravuga ngo nuko rero mugandukira Imana, ariko mugwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha ni mukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Ninde ukwiriye gusenga? Ni umuntu uganduka, submission, ni umuntu yicisha bugufi, ni umuntu yubaha. Niba ushaka gusenga, umuntu ukwiriye gusenga n'umuntu yicisha bugufi, ni umuntu yubaha Imana kandi akubaha n'abandi, ni umuntu uganduka. Hanyuma ikindi nanone, umuntu ukwiriye gusenga ni umuntu urwanya Satani. Uzi ko ari igihe umuntu asenga bakavuga ati runaka murasenga, natiye uriya muntu afite Satani. Undi reka mbabaza, niba ushobora kugora abandi mu masaha 2 tumara hano, ukananirwa kubana n'abandi mu masaha 2 gusa tumara hano, aho mara amasaha menshi ntabwo bagowe, kubera iki? Ufite Satani nyene. Umunsi umwe ninjiye muri banke ahantu, hanyuma umuntu ambwira nabi, ariko bwa mbere ambwira nabi bishingiye ku busa. Ndamureba mbona nyene ni umugwayi. Hanyuma naje kugaruka muri iyo banke, nsanga
murongo we nyine ntabwo abantu bakunda kuwitabira, kandi abandi hirya yuzuye. Noneho bitashaka umuntu yazamugeraho ngo amwereke ikibazo afite. Akavuga ati njye nta kibazo mfite. Iyo ubona indi mirongo ibyiganaho abantu, uwawe akaba nta muntu uhari, rimwe kabiri gatatu, utekereza iki? Ntabwo tuvuga nabi ahubwo ntubizi. Ntabwo mbabwire ko hari igihe umuntu asenga na Satani. Mbere yo gusenga ukwiye kubanza kwirukana Satani. Hanyuma ikindi ni ukwegera Imana. Iyo tuvuze kwegera Imana tuba tuvuze ubusabane bwawe n'Imana. Niba uhera ku wa mbere kugera ku wa gatandatu usabana n'Imana iwawe mu cyumba mu buzima bwa buri munsi, tuzahurira hano ku cyumweru twese turi umuriro waka. Ariko iyo utabana n'Imana mu yindi minsi gusa ukaza hano bizadusaba gushitura, kubera ko abandi bubatse igicaniro, wowe wimariye ahandi mu bindi minsi mu bindi. Dukwiye kuba turi abantu bubaka ubusabane n'Imana, tugahurira hano muri fellowship twese tumeze neza. Paulo yaravuze ngo iyo muteranye biba bimeze bite? Umwe aba afite indirimbo, undi afite ijambo, undi afite ishimwe, undi afite ibindi. Hari ibintu bibaho mu materaniro rimwe na rimwe simbikunda, kubera ko dushobora kuza hano harimo abantu basambana, biba, baroga, bakora ibintu bitandukanye. Noneho umwigisha wa mbere akavuga ngo mwihane, uwa kabiri mwihane, uwa gatatu mwihane, tukagenda dusoza nimugoroba bakivuga mwihane. Yego, urukundo rw'Imana rwensista ku muntu kugira ngo yihane, ariko iyo tuba tuza hano twese twihanye, Imana yatugira n'ibindi. Ntabwo yaguma yensista ku muntu umwe. Rero nujya uza hano ujye ufata igihe cyo kwiyeza umutima. Uhere ku wa mbere ubwira Imana ngo Mana ntumiteho, ubwo uzagenderera abandi nanjye ntuzansige, uzagera hano umeze neza. Ni byiza kubaho ubuzima bwejejwe. Hanyuma ni ubuhe buryo bwiza bwo gusenga? Bibiliya yatubwiye ngo twigishe gusenga nkuko Yohana yigishije abigishwa be. Ni ubuhe buryo bwiza bwo gusenga? Icyambere mu buryo bwiza bwo gusenga ni ukugirira Imana icyizere. Ibindi bintu byose turabyizera ukuyemo Imana yonyine. Umukozi utazi se, utazi nyina, nta n'irangamuntu ye ufite, utazi nivo intellectuelle ye, utazi ibikomere yagize, umusigira urugo ukamusigira n'abana wabyaye, hanyuma agateka ugataha ukajya wumva umwizeye pe. Iyi nzu bayubaka ntitwari duhari, ariko twayizeye tuyicayemo. Utega moto utazi niba yarovye cyangwa azi gutwara, utazi niba agira igicuri cyangwa ari muzima, hanyuma ukicara akagutwara ukumva uramwizeye. Imana yavuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe, ukumva ntubyizeye. Yavuga ngo humura nzagutabara, ukavuga ati niko ihora ivuga, niko ihora ivuga. Kubera iki? Ibindi bintu byose turabyizera ukuyemo Imana gusa. Ntabwo ushobora gusenga Imana utayizeye. Gusenga bigomba kuba biyobowe no kwizera. Cya kabiri ni ugusengana umutima wagutse ukwigwamo abandi. Hari ikintu kigaragaza ubukure bwo mu mwuka ku muntu. Niba gusenga bihora bigaruka kuri wowe, hanyuma wasenze bya hatari ugasengera abana bawe cyangwa abakugose, nyine nicyo kigero cyo mu mwuka, niho ugeze mu gakiza. Hanyuma waba wakoze ibya hatari none ugasengera iri torero gusa. Iri torero ni rimwe mu mubiri wa Kristo. Dukwiye kugira umutima wagutse ukwigwamo abandi. Natangajwe na Dawidi ku myaka 16 gusa, ku myaka 16 yabwiye Goliyati ngo ngiye kukwica nguca umutwe. Isi yose iramenya ko Imana idakirisha amaboko, ikirisha imbaraga zayo. Ni gute umwana w'imyaka 16 afite umutima ukwigwa mwiza, mu gihe twebwe na Kigali dakwigwamo, mu gihe twebwe n'u Rwanda ruto gutya rudakwigwamo. Dukwiye gusaba Imana umutima wagutse. Nuba ufite umutima wagutse nigusubiza ntuzajya wenyine, ntuzambara wenyine, ntabwo bizagarukira kuri wowe, ahubwo uzahinduka umuyoboro w'umugisha ku bandi. Kubera ko iyo dusenga dukwiye kuba dutekereza. Ana ajya gusenga, uriya mudamu Ana mu ijuru nimubona nzamusuhuza, yari umudamu azi ubwenge. Uzi ukuntu yabwiye Imana? Yaravuga ati Imana ngewe tubizinanyeho nawe, niwe wanze ibyindi byaha, ndabizi neza, ariko reka dukine diro. Ukeneye umutambyi, nanjye nkeneye umwana.
wowe numumpa nzamukugarurira abo wawe iteka ryose. Imana avuga ati nyine abeneri bananiye, nari nkeneye umuntu yabasimbura. None rero ubwo wavumbuye ako kantu ngasanga harimo inyungu zanyu, ni ukuri ndamuguhaye. Imana y'Isirayeli iguha ico usabye. Hajya wowe nibiguha bizamara iki? Bizamara iki? Ahubwo ibyo yaguhaye byo bimaze iki mu bwami bw'Imana? Niki bimarira imfubyi, niki bimarira abapfakazi? Dukwiye kugira umutima wo gutsukirwa mu abandi, bizatuma Imana idusubiza vuba. Hanyuma ikindi, dukwiye kuba tuzi priorite mu gusenga. Hari amahame utahindura. Imana igira ibyifuzo, ndaza kubigarukaho imbere y'uko ibyacu bisubizwa. Iby'Imana bigomba kubanza gusubizwa, ndaza kubigarukaho mu kanya. Hanyuma ikindi, uburyo bwiza bwo gusenga ni ukumenya gutegereza. Daniel yagiye gusenga, hanyuma marayika araza amusanga aho yasenge, aravuga ngo ukitangira gutakamba kwinginga barakumvishe, ariko abaperesi barafashe, ngiye kugusubiza hanyuma asubire mu migwano. Mutekereze iyo Daniel asenga agahita ava aho yasengeye, marayika akaza asanga adahari, byari kugenda bite? Ni byiza kumenya gutegereza, kubera ko abantu benshi barasenga barangiza n'uburyo basenga ariko nabwo burashidikanywa. Uzi ukuntu dusenga? Ni nko guhamagara umuntu kuri telefone ukamubwira ibibazo byawe byose ugahita ukupa ataragusubiza. Ubwo waba ukoze iki? Dukwiye kwiga gutega amatwi Imana. Intama zanjye zumva ijwi ryanje, ufite ugutwi yumva ico umwuka abwira amatorero. Dukwiye kugira amatwi yumva Imana. Nunasenga ujye ugerageza wige gutega amatwi Imana. 2013 ngira ngo nibwo natangiye kujya kubwiriza mu Buhindi, hanyuma rimwe bantumira bantunguye, nagomba kwishurira tike, nta mafaranga nari mfite, hanyuma mpita njya gusenga. Senze ndabaza Imana, igiterane kirahari, hanyuma simfite amafaranga, biragenda bite? Imana itirambwira ngo fata telefone yawe uye muri reperatoire mu manimero, hanyuma imbwira abantu 4 nibubwire icyifuzo mfite, fotora visa na pasiporo n'ubutumire, ndababwira mfite urugendo rw'ivuga butumwa ariko simfite amafaranga, dushobora gufatanya gukorera umugisha. Abo bantu bampaye amafaranga yose nari nkeneye kugeza nzakoresha ukwezi kose kugeza ngarutse. Mwari muzi ko abantu duherukana ubwo ngubwo kuva 2013, kubera ko niho hari igisubizo. Ntituzategereze ko tuzahora dusubizwa mu buryo bumwe. Uyu munsi Imana ishobora gukoresha inzira, ejo ikazakoresha indi. Ni byiza kwiga gutega amatwi Imana, bizaba byiza kurutaho. Hanyuma ikindi, ni byiza kugumana attitude nziza mu gihe utarasubiza. Murabizi ikintu kigaragaza ubukure bwo mu mwuka ni uburyo wifata mu kibazo. Iyo ugeragejwe uhita uvuga nabi, uhita wanduranya, uhita uca imanza, bigenda bita. Ni byiza ko twiga kugumana attitude nziza igihe turimo kugeragezwa. Iyo turiho turageragezwa dukwiye gukomeza tukihangana, tugakomeza tugashima Imana, Imana igakomeza kuba iyo kwizerwa no mu gihe dutegereje ko tuzasubizwa. Ubukure bwo mu mwuka bugaragazwa n'uburyo wifata mu kibazo. Hanyuma ni byiza gutegereza ukinze urugi. Ibi mvuze byanditse muri Matayo 6:6. Haravuga ngo wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, banza ukinge urugi, uhere kusenge so mwihereranye, nuko sureba ibyiherereye azakugororera. Ntabwo nzibagirwa rimwe twakoze amasengesho y'imisi 3 tuyasoje turuhutse mu y'amasengesho y'imisi 3. Numva umwe mu bo twasenganye aravuze ngo nshimye ko tuyasoje, ngo ubuse mu karu turi bumwe turayikura. Uyu muntu yasenze hakinguye, ntabwo yasenze hakinze. Nusenga ujye winjira wongera ukinge, amaganya y'isi ntaguterereyo, kubera ko ijambo ribi ryose watuye hari ibintu bibiri bikora ku rwego rungana: ubwoba no kwizera. Bikora ku kigero kingana. Ibyo wizeye uzabibona, ariko n'ibyo ufite ubwoba nabyo uzabibona. Ubwoba ni ukwizera kuri negatifu. Bibiri
ivuga ku bantu kuri liste y'abantu batazajya mu ijuru harimo abanyabwoba. Mwari muzi ukuntu umuntu aroga umuntu bikamufata, Satani ategura umurozi agahita ategura umutima w'uzarogwa akabibamwo ubwoba, hakaba habayeho connection y'uroga n'urogwa. Ariko iyo Satani ateguye umurozi agasanga hano uraramya, urizeye, urashima, ubanye n'Imana neza, uyu murozi azarinda apfa acisha araguza, ntazagira imbaraga zo kukugeraho. Ariko iyo uhora n'ubwoba, hari abantu njya nibaza ko batasomye Mariko 16 umurongo wa 17 na 18, haravuga ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera ni bazirukana abadayimoni, bazafata inzoka, bazana ikintu cica naco kizabatwara n'ahandi. Ipusi yashonje itabonye ico kurya iriho irarira higiriya ngo baba bakurangije. Igihunyira cyayobye aho gitaha ngo nabwo uhita wumva upfuye. Ikibabi caguye hariya ubwo barakurangije. Ntabwo umukristo yabaho gutyo. No mu nzu y'Imana hari abantu bafite ubwoba butabaho. Ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba. Hanyuma ikindi ni ugusengana umwete. Yakobo 5:16 aravuga ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Gusengana umwete ni ikintu cy'ingenzi. Imana idushoboze gusenga gusa. Hanyuma ahantu heza ho gusengera ni he? Ahantu heza ho gusengera si hano gusa mu rusengero, si muri ya mastade n'ahandi oya. Yohana 4:23 baravuga ngo igihe kiza kandi kirasohoye abasenga data bakwiye kumusengera mu mwuka no mu kuri. Murebe hano umuntu agizwe n'ibice bitatu: umubiri, ubugingo n'umwuka. Ihema ryari rigizwe n'ibice bitatu: hanze, ahera n'ahera cyane. Yesu yavuze amagambo atatu: musabe, mushake, mukomange. Nirihe sengesha Imana yumva? Niye ahantu heza ho gusengera. Nukurenga igice cyitwa umubiri ukarenga ubugingo. Mu bugingo harimo ibintu bine: ubwenge, kamera, amahitamo n'amarangamutima. Ako kavuyo kose ukakarenga ukagera mu mwuka aho Imana ivugira. Iryo sengesho Satani araritinya, ni isengesho Imana itareka gusubiza. Akenshi rero dusengera mu marangamutima, hanyuma tukaganya, tugasenga mu buryo butari bwiza. Ibi bice bitatu bigomba kubahirizwa. Aho ni ahantu heza ho gusengera. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Igihe kiza kandi kirasohoye abasenga data bakwiye kumusengera mu mwuka no mu kuri. Mu ndebere aba bantu bose duhuriye hano, yaba buri wese yuzuye umwuka wera. Mwari muzi ko umuntu ajya gusenga agiye gusaba Imana nk'ibiryo cyangwa ikindi kintu, ukumva umwuka ahisa bihindura byihuta, ahubwo ngo ahubwo impanuka yihuta. Muzi ukuntu bigenda? Iyo warenze igice cyitwa umubiri ukarenga igice cyitwa ubugingo, ntabwo ari wowe usigara usenga, ahubwo umwuka we, ubundi ibintu dusenga byose byuzuye amafuti. Umwuka we ahita abifata akabicenshura, akabitunganya, akabyeditinga. Reka nkoresha imvugo mu itangazamakuru. Yarangiza kubyeditinga agahita ashiramo umubavu uhumura neza, akabigeza imbere y'Imana bitunganye, akavuga ati rata nuko akiri umwana, icihutirwa niki, igikwiriye cyari iki. Uko nibwo buryo bwiza bwo gusenga. Niho hantu heza ho gusengera, aho ureka umwuka wera akakuyobora, agasengera muri wewe, akamenya igikwiriye. Hanyuma ibyifuzo byo gusengera rero, mu ijambo twasomye harimo ibyifuzo bine by'Imana bigomba kubanza gusubizwa, hagakurikiraho bine byacu cyangwa bitatu. Icya mbere bavuze ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese. Iri jambo ndarikunda ku buryo bukabije. Imana ni data w'abakire n'abakene, ni data w'abize n'abatarize, ni data w'abanyamerika n'abanyafrika, ni data w'abafite ubushobozi n'abafite ubushobozi buke, tumunganyaho uburenganzira. Ni data wa twese. Hanyuma data wa twese agomba kubanza kukubyara. Amfite dufite abantu binjiye itorero, binjira idini, ariko batinjiye muri Yesu. Ntabwo bazigera bumva uburyohe bwo kugira data. Mfite umuhungu wa kabiri, ni inshuti yanjye cyane, hanyuma yagiye kuri church mu minsi ishize asengera, hanyuma ngo bigisha ukuri Imana ari data wa twese. Ngo yibuka ko afite umupapa mwiza cyane, ngo yumva arabyumvisha ukuri Imana ari data.
noneho ngo ahita afata telefone ngo mpamagare kuko wese yumva nkumbuye ngo usanga nta mayinite arimo. Arabimbwira noneho madamu ahita ambwira ati ibyo bintu uzabirinde, umunsi wacikwa ukamwereka indi sura atari iya data wa twese, Imana yayizinukwa burundu. Dufite abantu bicaye hano adashobora gusenga ngo data wa twese kubera iki? Ntafite icyitegerezo cya papa mwiza. Birashoboka ko wahemukiwe mu muryango, birashoboka ko utagize amahirwe yo kugira papa, nagira ngo ngukonegite kuri data wa twese. Ibyo papa w'umubiri atakemuye, data wa twese azabikora. Nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese. Umwanya wacu ni muto, nari guhita mpera ku murongo ukatubwira mu minota 5 ya nyuma wakira Yesu uhura na data ukuntu byakugendekeye. Byagenze bite? Wihanye useka, wihanye urira, uwo munsi habaho kuvuka, byagenze bite? Abamwizeye bakemera izina rye, yabahaye ubushobozi bubahindura kuba abana. Muri Kristo Yesu harimo ubushobozi bubuza umuntu gusambana atabuze uwo basambana. Muri Kristo Yesu harimo ubushobozi bumara inyota y'inzoka. Muri Kristo Yesu harimo ubushobozi, iyo umenye uyu data ushobora guhinduka umugwaneza kera wari ingari. Ni data wa twese. Icyo ni cyo wifuza cya mbere, Imana ishaka ko tuyimenya nka data. Icya kabiri ni ukubaho ubuzima bwubaha izina ryayo. Afite agakiza ntabwo tukabonera hano, ahubwo ku isoko aho ucuruza, mu baturanyi, hahandi wiriko. Imana data irashimwa cyangwa se bayivuga nabi kubera wowe. Ubayeho ubuzima bwubaha Imana. Kubaho wera imbuto nabyo ubwabyo ni isengesho. Icyifuzo cya gatatu ni ubwami bwayo buraza. Nkunda iyo excellence yagiye mu ntara, hanyuma arimo gusubiza ibibazo by'abaturage. Ndabikunda ku kigero mutakumva. Umuturage ahavuga ati nyakubahwa, umwana wanjye ntiyiga. Ahita avuga ati minisitiri w'uburezi asiga bikemuye. Undi agahaguruka, nyakubahwa mfite umutekano muke. Akavuga ati minisitiri w'umutekano asiga bikemuye. Undi akavuga ati nyakubahwa singiraho, nta kibazo na kimwe avayo kidabonye igisubizo. Uzi ikibazo dufite? Turifuza ibyo mu bwami kandi ubwami butaraza. Turashaka ibyo mu ijuru kandi ijuru ntiriba mu mitima yacu. Umunsi wagira Imana ukarenga cya gice cya mbere n'icya kabiri ukagera mu gice cy'umwuka, ijuru rikabana nawe, Imana yavuga ngo nico uvuze ndagikora kuko wangireho umugisha nkakumenya izina. Nawe guhora twiganyira ubwami nta buhari. Ubwami bw'Imana bugomba kuza mu buzima bwawe bwa buri munsi, hanyuma ibyo ushaka bikaba mu isi nkuko biba mu ijuru. Muzi byacu tubanza kubisinyisha mu ijuru, hanyuma abantu bakazabibona mu buzima bwacu. Mu ijuru rego ubundi nimwumve nk'ahantu kure. Paulo yavuze ngo ubugingo bwacu ngo bishanywe na Kristo mu Mana. Iyo tugenda nkunda abantu bafite Imana muri bo, abantu bagendana ubwami bw'Imana muri bo. Abo bantu ndabubaha, ndabatinya, bimenye ko ari kuri uwo muntu n'ibirenge nabikoze. Ntabwo nzibagirwa rimwe nagwaye igifu banyandikira ku kibaga, hanyuma umukecuru umwe mu bo twasengana yuzuye Imana muri bo arampamagara. Hari kuwa gatandatu bazambaga kuwa mbere, arambwira ngo bakwandikiye kukubaga ngo kandi wabyemeye. Nabyemeye ndababaye. Arambwira ngo ejo, hari kuwa gatanu nimugoroba, ejo saa 9 uzaze mu rugo. Sanga yatetse ibintu byose muganga yambujije ntashobora kurya. Asenga isengesho avuga ngo Mana, Desire ntabwo ari ihene yo kubaga, ihene ziracahari, aracafite igihe cyo kugukorera kandi ari muzima. Ibi biryo muhaye bihinduka umuti wo kuvura. Nabiriye ubwo nkiri igifu bwo kugera uyu munsi. Nubwo twambaye imibiri y'abantu ntabwo tugenda nk'abantu. Hari abantu bakonekita mu ijuru, hanyuma ibyo bakonekise mu ijuru bikaza mu isi mu buzima bwa buri munsi. Ntimureba ko mu itorero hari ukuntu abantu itorero barifata ukuntu buri wese akabifata uko abyumva, ariko kimwe mu bintu nubaha itorero ry'Imana. Imishinga yanyu mwayishoyemo amafaranga, iri umushinga yawushoyemo amaraso. Iby'itorero
abikurikiranira hafi. Ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nkuko bibe mu ijuru, hanyuma uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Mu by'ukuri iri jambo nta bushakashatsi ndarikoraho, ariko hari igihe nditekereza nkumva rirakomeye. Mu butayu yababwiye kwegeranya manu y'umunsi umwe, hanyuma hano aravuze ngo ni ifunguro ryacu ry'uwo munsi. Mutekereza ko Imana igwanya kugira stoke? Ntabwo Imana igwanya ko dufite imyenda myinshi mu kabati, ntabwo Imana igwanya ko duhinga tukeza, oya, nta cipfa nabyo, ahubwo ishaka ubusabane bwacu nayo buri munsi. Kubera iki? Iyo tubifite bihari, hari igihe duhita twumva tudakeneye Imana. Ibyo bintu ni ikosa. Imana igomba kuba Imana buri gihe, buri kanya, kubera ko niyo mugenga w'ubuzima bwacu. Nagize umugisha umunsi umwe wo kujya mu isabato y'Abayahudi. Biriya Yesu yakoze byo kuzana umutsima n'igikombe, hanyuma kimwe akacita umubiri, ikindi akacita amaraso, ntabwo byari ibintu bishasha. Mu muco w'Abayuda kuva mu myaka ya kera, buri wa gatanu bazana umugati, bakazana na ji, hanyuma ni umunsi mukuru ku wa gatanu nimugoroba. Kuko babatezwa n'amaraso ya Yesu, bezwa n'amazi, hanyuma bakicara ku meza, umugabo agasiga umugati umunyu akawusengera, kuko niwe ushinzwe iby'umwuka mu rugo, hanyuma akamanyura agaha buri mwana. Nihutishije inkuru yanjye, nashaka kuvuga iki? Twarababajije ko tuzi ko ku isi muri abahegwe, uyu muhango wanyu usobanuye iki? Aravuga ngo baratubwiye ngo twubaha ko Imana iduha guhinga mu butayu tukeza, tukabona ibidutunga tugasagurira n'abandi, hanyuma niyo yabiduhaye niyo iduha imbaraga zo kubifungura. Tugomba kwiramya buri munsi tuyishimira ibyo yakoze. Reka ngaruka aho natangiriye, dufite abantu basubizwa agahita yumva atagikeneye Imana, akazajya aza gusenga ari uko gusa hari igiterane, ari uko twabanje kumwinginga, kubera ko stock irahari, kuri konti hameze neza, ntafite ubwoba bw'ubuzima, agahita yumva adakeneye Imana. Uwo ni umutego wa Satani. Imana igomba kuba iyo kubahwa buri gihe, buri munsi, buri uko umutima uteye. Abari kubwira Imana ngo ndagukunda, umutima wawe uhinduka igicaniro. Hanyuma ndashoje, nashaka mvuga inyungu ziva mu gusenga. Inyungu ziva mu gusenga, inyungu ya mbere, gusenga ni ubuzima. Nkuko ifi iba mu mazi akaba aribwo yiyumva neza, niko dukwiye kubaho dusenga. Apana ko baduteguriye 21, 40, 120, oya, buri mutima wose ugomba kuba igicaniro gisenga. Gusenga bikwiye guhinduka ubuzima. Ahantu gusenga nico twaremewe. Iyi mikrofone ndi kuvugiramo bayiremeye kwivugiramo. Aka gatuti nashizeho nico bagakoreye. Iyi bafure yaremewe kubaha amajwi kugira ngo mwumve ibyo mvuga. Mu ndebere mikrofone ihindutse igikombe banywera, ntabwo twatangara. Iyo utariho urasenga ntabwo burimo gukora ico waremewe. Hanyuma ikindi, gusenga ni terapi. Gusenga ni umuti. Gusenga, iyo umuntu asenga neza ntabwo yagendera. Kandi mutagira ngo biroroshe, mu mwaka ushize gusa abantu bagiye kwivuza indera ni 97,000. Abantu benshi bafite agahinda gakabije, birenze uko twabitekereza. Ariko iyo umuntu asenze, ni gute bihinduka umuti? Usohora ibyifuzo byuzuye umutima wawe, ukakira ihumure ry'Imana. Ibyakagombye kuguhahamura uba wabibwiye Imana, umutima wawe ukaruhuka. Yani kubw'iyo mpamvu gusenga ntabwo bakwiye kubiduhatira. Tukwiye kumenya ko gusenga ari umuti. Icya gatatu, gusenga bitsinda intambara. Hari umugabo witwa Senekeribu, yari umwami ukomeye, yigaruriye uburasirazuba bwo hagati hafi bwose, nako ibihugu hafi 100. Arangije atuma kuri Hezekiya, aramubwira ngo ngiye gutera igihugu cyawe, ibyo bintu byo kwiringiza abaturage Imana wikomeza kubabesha, kandi babivuga mu rurimi abaturage bose bumva. Avuga ati ariko mwarese basi tukanegosia. Avuga atoya, reka tubabwire ko ingabo zacu zije mu gihugu cyanyu,
bakandagira mu migezi yose igahita ikama. Umwe ayoye umukungugu ntabwo buri wese yabona n'uwuzuye urushi kuko ni nyinshi. Ezekiya ngo ahita arazamuka ajya imbere y'Imana arapfukama. Imana ihagurutsa umuhanuzi aravuga ngo umva Ezekiya, umva uko Uwiteka avuze, uyu mwami ntazahagira, nta mwambi azaharasa, ngiye guhindura umutima we, ibyo gutera bireke atahe mu rugo, kandi nagerayo abahungu be baramwicisha inkota. Niko byagenze. Natangajwe n'ukuntu umumarayika umwe gusa yanyuze mu ngabo za Senikaribu hapfa ingabo 180 atagwaye. Mwampere Imana icubera ukuntu izi kugwana intambara. Intwaro zacu sizo mu buryo bw'umubiri, imbere y'Imana zigira imbaraga. Dusenya ibihome tugafata mpiri n'ibitekerezo mu mitima y'abantu. Gusenga bitsinda intambara. Ntabwo muzi Herode yaje gufata yishe Yakobo, abonye ko binejeje abayuda yiyongeza Petero, hanyuma bitore ngo bahita bajya mu cumba gusenga, baravuga ngo turabyanze Petero napfa, ngo aho basengeye haranyeganyega. Nkumbuye abantu basenga muri ubwo buryo, abantu basenga aho basengeye hakanyeganyega, ukumva hari ukubaho k'ubumana. Marayika ngo ahita amanuka abwira Petero ngo Petero ambara imyenda yawe nkurikire tugende, abera bavyanze. Ubu nta bintu dukwiye kwanga koko. Uhereye mu miryango yacu, ubuzima bwa buri munsi, aho wirigwa nta bintu ukwiye kwanga. Nubyanga ufite kwizera, uhagaze mu mwanya w'ubumana, Imana nayo izabyanga. Gusenga bitsinda intambara. Ari Petero yarazi ngo ararota, hanyuma ngo marayika amugejeje hariya amusiga ku gasozi, imbeho iramukubita, ahita yumva arakangutse. Aravuga tuzi ko ntakirota, sindimo kurota, Imana inkijije amaboko ya Herode. N'ibyo abayuda bibwira ko ejo bazaseka, ntabwo bakibonye ico baseka. Nagira ngo mbabwire bantu twahuriye hano, Imana izadukiza amaboko ya Satani, n'abayuda basekana nabo Imana izabadukiza. Abantu bategereje kubona ko byanga, uzakogwa n'isoni, ntacu uzagira, nusenga Imana izagutsindira intambara. Ikindi, gusenga bizana impinduka nziza. B'Abayahudi nababwiye ntabwo bo bari abakristo, ntabwo ari abakristo. Reka ndabavugaho mu kanya. Nibaza ukuntu amatorero avuka buri gihe. Mu Rwanda dufite amatorero menshi, ariko iyo urebye impinduka mu mitima y'abantu ubona ari ikibazo. Ukibaza gusenga byatumariye iki niba nta mpinduka nziza bituzanira? Gusenga, niba usenga neza, ukwiye kugera ku rwego uba umugwa neza, uvuga neza, ukundana, wihangana, uciye bugufi, hanyuma tukabona impinduka nziza zazanywe no gusenga. Hanyuma ikindi, gusenga bizana umugisha. Reka ntanga urugero kuri b'Abayahudi. Bo Judaisme ni 75%. Muri Israel abakristo ntibarenze 2%. Babara 5, ariko ako 5 kose n'abakatolike b'Abaorthodox. Abakristo ntibarenze 2%, ndavuga bavutse ubwa kabiri. Ba bantu bizerera muri Judaisme, ibintu byose Bibiliya ivuga nkuko byanditse barabikwereka ku butaka. Iyo bavuze ngo Isirayeli uzaba umutwe ntuzaba umurizo, nabambere mu gisirikare, nabambere mu butasi, nabambere mu buhinzi, nabambere mu ikoranabuhanga, ibintu Amerika igeraho 65% byose bikogwa n'Abayahudi. Igihe duheruka kugira ibyago Isirayeli igategwa, minisitiri wa secrétaire d'État yagiye muri gusura Abisirayeli, aravuga ngo ngewe mbabaye kabiri. Icyambere ndi umuyahudi wo mu maraso, sogokuru yarokotse intambara ya Hitler. Ndavuga wow, buriya bari kuri topu ahantu hose. Ni umutwe muri byose. Abantu batwaye ibikombe bya Prix Nobel 60% n'Abayahudi. Abakire bari kuri topu y'ubukire ku isi n'Abayahudi. Kubera iki? Imana yavuze ko bazaba umutwe muri byose. Hanyuma iyo bavuze ngo Israel imiryango izahora ikinguye ku manywa na nijoro, bakira ba mukerarugendo 4 miliyoni. Twibwije ukuri, mubona ibintu byaratumariye iki?
dukeneye ko urubyiruko rwacu rwasenga bakavumbura smartphone, ibiruta smartphone, kuko abayikoze ntabwo bakijijwe. Google iradufasha kandi atari y'abakristo. Urubyiruko rwacu rwize rurimo gukora ibi. Gusenga ntabwo bikwiye kugarukira kuba hano mu rusengero gusa, oya, ahubwo gusenga bikwiye kutuzanira ihishurirwa no mu kazi dukora ka buri munsi, tugatanga serivisi nziza irutiye abandi bantu bose. Ni wo musaruro wo gusenga. Gusenga bizana umugisha, gusenga bizana ubwiza. Niba twatindanye n'Imana, dukwiye no kubona umusaruro uva mu gusenga kwacu. Ibaze ufite imyaka nka 26 ukajya banduranya na mama ngo ntiyaguhaye itiki kujyana gusenga. Niba ari ishure ry'Imana twabyumva, ariko niba bitari ishure ry'Imana, hari ahantu byibani, hari ahantu byifungiye tutazi. Ushobora kuba warasobanukiwe gusenga nabi. Gusenga biduhumura amaso, gusenga bitumurikira icyo gukora, gusenga bituzanira, nagiye kuvuga ngo innovation, bituzanira ihishurirwa riva ku Mana ryaza mu buzima bwacu tukagira umugisha. Gusenga bire mu busabane n'usenga, hanyuma gusenga bigeraho wowe utagera. Ushobora gusengera umuntu ari muri Amerika, Imana ikamusubiza. Iyo umuntu asenze neza, yasenze mu buryo bwiza, isengesho ry'umukiranutsi bari rivalable imyaka 300, rikora nkaho risenzwe ako kanya. Imyaka 300 rikiriho rirakora. Nigeze guhurira n'umuntu ahantu gusenga, hanyuma uwo muntu ntaragira umugisha wo kubona umwana, arangije arasenga. Numva sinkijijwe pe, sinabirariraho. Yabwiye Imana ngo Mana, sengeye ibisekuru 5 bizankomokaho, ntihazabemo umurozi, ntihazabemo umutinganyi, ntagire uzakuramo inda, ntagire n'uzapfa yiyahuye. Urabona ko dusenga duhumije, nahise nkanura. Dive na Dani sindasengera abagore babo, sindasengera abuzukuru babo, undi we yizereye imyaka 500 atarabona n'umwana. Erega nuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ibyo gusengera birahari. Tukiye kubaka igicaniro, tukavuga ngo generasiyo izadukurikira tuzabaha umurage wo mu isi yo mwuka. Kambabwiza ukuri, Dawidi yabwiye Salomo, aramubwira ngo uyu umenya Imana ya so, iyo yakoreye aba ari uzakorera. Ngewe nsenze Imana ya papa, narara mpebeba, narara ncuramye, kubera ko nta kintu cyiza nibuka mu gisekuru cyacu mvuge ngo Mana ya dahoya. Icyakora abahungu banjye ndababwira nti nimwubaha Imana, nkorera mu kubaha Imana, mugakonekita mu bwami bw'Imana, imigisha yose izabaza. None niba hirya hadahari, niba aho dukomoka ntacyo twibukayo, wakwiziritse ku Mana basi kugira ngo usige uremye ikindi gisekuru, kugira ngo abazagukomokaho batazahura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo. Ntabwo nibaza impamvu dusenga turakazuyazi, ubona dushitura. Ni wowe uzi kure uva, ni wowe uzi ibyo ukwiye gusengera, ni wowe ukwiye gusenga kuruta abandi. Ndahamya neza ko abazankomokaho ntabwo bazagira ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo. Hanyuma gusenga bizana faveur, bizana favor. Esther yahuye n'ikibazo cya genocide igiye gukorerwa abayahudi, hanyuma asanga ikintu cyiza akwiye gukora no kubanza gusenga. Hanyuma gusenga bimuha igikundiro. Murebe hano mbabwira, igikundiro kiva ahantu hatatu. Hari icyo umuntu avukana, hari igitegwa n'imirimo myiza, n'igisengeko. None niba ntacyo wavukanye, basi wagisengeye, hanyuma ukitoza no gukora imirimo myiza. Gusenga bizana faveur mu buzima bwawe, bikingura imiryango yose ikinze. Gusenga bizaguha kugeraho wowe utari kuzagera iyo udasenga. Esteri nyuma y'amasengesho y'iminsi 3, Imana imuha igikundiro, ajya kureba umwami, ahita mutunga inkoni ya zahabu. Arambwira ngo nsaba icyo ushaka, nubwo cyaba 1/2 cy'igihugu ndakiguha. Hari abantu bazi gutekenika, bakaba bazi oya, abantu basenze ndabizi neza ibyabo bizarangira neza. Abantu babanye n'Imana neza, Imana izatugarukaho. Twunamisha amaso dusenge. Hari abantu nifuza ko dusengera,
babwirije abihana mwasengewe. Genda ashaka gusengera abantu bigeze kumva uburyohe bw'ubumana, bigeze kumva gusenga ukuntu biruhura, ukuntu bikiza, ariko bemeranywa n'imitima yabo ko bari mu ntege nke, akavuga tumva nibwije ukuri ntabwo ngisenga, ntabwo nshegera Imana neza, nta bihe byiza ngifite mu gusenga. Uwo muntu hariya ahaguruka tugasengana, uhari wibwiza ukuri nawe. Tugiye gusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye uyu mugoroba, twaje hano gusenga. Birashoboka ko hariho bamwe bumvishe gusenga mu buryo butari bwo. Turasenze kugira ngo gusenga kwacu kuzane impinduka nziza. Ndasengeye abantu bari baryohewe no gusenga, baryohewe no gusabana n'Imana, baryohewe n'umwuka wera, baryohewe n'ibihe byiza biva mu gusenga, bakaba baragize impamvu zituma baba bahuze, batabasha gusenga, bategera Imana mu buryo bukwiriye. Tugarura ibihe byiza byo gusenga, tugarura ibihe byiza byo gusenga. Umuririmbyi yaririmbye ngo gusenga, ngo kwambara amababa kukagera imbere y'Imana kugakomanga. Yaravuze ngo n'umwana muto azi gusenga ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Imana, niki cyatumye tugira ubwoba? Niki cyatumye tubaho ubuzima bwiganyira, ubuzima bwuzuye ubwoba? Uko twananiwe gusenga, utubabarire Mwami. Twananiwe gusenga, ibyaha biratwinjirana. Twananiwe gusenga, tumarira umwanya wacu mu bindi bitatwubaka ahubwo bidusenya. Umwanya w'amafilime, umwanya w'utundi tuntu turawubona, umwanya w'imbuga nkoranyambaga turawubona, ariko umwanya wo gusabana nawe twarawubuze. Tubabarire Mwami, dushoboze gusenga. Hari igihe Mose byari bimugoye, benda kumutera amabuye, arangije arazamuka ajya imbere yawe. Mu minsi 40 mwamaranye yamanukanye ubwiza. Babandi benda kumutera amabuye bakavuga ngo ifuke mu maso, urasa n'Imana. Ntabwo twatinyuka kukureba. Hari byatumazeho ubwiza, hari ibintu byatumazeho ubwiza. Wongera kuduha kurabagirana, wongera kuduha igikundiro, niwongera uduhe Mwami gusa nawe. Ndabizi ko nidusenga hazakemuka byinshi. Ineza yawe ibane natwe, dushoboze kuba hafi yawe. Hafi yawe ibibazo birakemuka, hafi yawe umunezero uraza, hafi yawe nta gahinda gakabije kahaba, hafi yawe imitima iraruhuka, hafi yawe turahumurizwa. Garuka kuri buri wese nkuko akwiringiye, mu izina rya Kristo Yesu, amen.